bavandimwe, nongeye gushima Imana ko iduhaye undi mwanya wo kongera kwiga ijambo ryayo no kongera gusangira ibyo umwami yaduteganyirije muri iki gitondo. Rero nk'uko twari twabivuzeho muri audio zashize ko turi gukora inyigisho z'uruhererekane zivuga ku gakiza cyangwa se uruhererekane rw'agakiza cyangwa se the order of salvation. Ubwa iya mbere twavuze ku gutoranya kw'Imana, uburyo Imana yatoranyije abantu muri Kristo isi itararemwa, abo izaha agakiza, abo izaha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu isi itararemwa. Iyo ngingo twayivuzeho bwa mbere. Iya kabiri twavuzeho ni impongano y'ibyaha, uburyo Imana yohereje Kristo kugira ngo aze kwishyura ikiguzi cy'agakiza k'abo bantu Imana yatoranyije, uburyo Kristo yaje mu isi akishyura ibyaha byabo, akajya mu cyimbo cyabo kugira ngo abo bantu batazagibwaho n'urubanza, kubera yuko birivuga yuko igihembo cy'icyaha ari urupfu. Bityo rero Kristo yagombaga kujya mu cyimbo cyabo, akajya muri urwo rupfu kugira ngo abo bantu batazarujyamo, kugira ngo tutazajya muri urwo rupfu. Noneho rero iya gatatu y'uyu munsi ngira ngo tuganireho ni ingingo ivuga ku guhamagara cyangwa se guhamagarwa, outward call cyangwa se the gospel call, umuhamagaro w'ubutumwa bwiza. Guhamagara k'ubutumwa bwiza cyangwa se umuhamagaro w'ubutumwa bwiza ni ingingo y'uyu munsi. Nk'uko twamaze kubibona, habayeho gutoranya kw'Imana, habaho umurimo wa Kristo. Noneho uwo murimo Kristo yakoze hari uburyo ugera ku bantu. Ntabwo Imana yashimye yuko nimara gutoranya abantu, nimara ndetse no kubacungura ku bwa Kristo, izajya ibaha kubirota cyangwa se ngo bibe aho ngaho bazashiduke bari mu ijuru gusa batazi uko byagenze. Oya, ntabwo ari uko bigenda. Ahubwo Imana mu mugambi wayo yagennye yuko uburyo abo bantu yageneye ubugingo buhoraho, yagennye yuko uburyo umuntu ishaka kujyana mu ijuru ahagera, uburyo umuntu ishaka gukiza ibyaha ndetse n'urupfu rw'iteka abigeraho, binyura mu bandi bantu bagenzi be, binyura mu kubwirizwa ubutumwa bwiza. Hari abantu njya nkunda kumva bavuga ngo none se niba Imana yaratoranyije abantu, ngo niyihe mpamvu nyine ngo ari ngombwa ko birirwa babwirizwa? Nyine Imana yagennye uko bizagenda. Imana yagennye abazahabwa ubugingo buhoraho, ni nayo igena uburyo bazabuhabwamo. Niyo yagennye ko Kristo aza. Wanibaza ati se kuki ubundi Kristo atigeze yirirwa aza? Kuki Imana itavuze ngo nimuze mwigire mu ijuru gusa? Kuko Imana niyo ifite umugambi wayo, nimenye uko ibigenza, niba yarapanze ibintu. Rero niyo yagennye ko Kristo agomba kubapfira kugira ngo gukiranuka kwayo kube kugaragaye, yuko itajyanye abanyabyaha mu ijuru, ahubwo hari awitangiye ibyaha byabo. Nayo rero igena yuko abantu bagenzi babo ari bo babwiriza. Niyo igena yuko tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo intama zayo nizibwumva zikanguke. Ntago umubwiriza w'ubutumwa bwiza ari we utera umuntu kwizera, nta nubwo ari we umukonvenka kugira ngo abyizere, ariko afite inshingano yo kugeza abantu ubutumwa bwiza. N'uyu munsi ntago umuntu akizwa kubera ko yarose ubutumwa bwiza cyangwa se Imana yaje ngo imuhe inzozi, nk'uko njye numva bamwe babivuga. Ahubwo hagomba kubaho kubwirizwa. Niyo ushobora kubwirizwa n'umuntu cyangwa ukisomera ibyanditswe, ariko byanze kunze ugomba kumva ubutumwa bwiza buguhamagara. Ugomba kumva umuhamagaro w'ubutumwa bwiza, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu kubwirizwa, haba kubusoma kuri message, haba kubwumva kuri televiziyo cyangwa kuri radio, ariko byanze kunze ugomba guhura n'ubutumwa bwiza bubwirijwe. Kubwirizwa nuvuga ngo ni uguhamagarwa k'ubutumwa bwiza. Ndagira ngo dusome amagambo ari mu Baroma 10 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo kuko ibyanditswe bivuga biti, uwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwe ari umwami wa bose, niwe umwami umwe ni umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawabwirije? 15. Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumvise ubutumwa bwiza bose abumviye ubutumwa bwiza si bose. Kuko Yesaya yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? 17. Dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko nabaza nti, ntibumvise? Barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabo agera ku mpera y'isi. Ahangaha Pawulo arimo avuga uburyo Abayisiraheli ngo banze ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo bakishakira gukiranuka kwabo binyuze mu mategeko. Yerekana yuko ngo
umuntu wese uzambaza izina ry'umwami, umuntu wese uzambaza izina rya Kristo, umuntu wese uzaza kuri Kristo ashaka gukizwa ntago yabyimwa. Nubwo Imana yatoranyije abakizwa, ariko nta n'umwe uza abishaka ngo ibimwime, kubera ko n'ubundi uza abazanywe nayo. Ariko icyo si yo ndi butindeho uyu munsi, ahubwo ni ukuvuga ngo uburyo Imana yagennye ko umuntu akizwa ni uko yumva ubutumwa bwiza hanyuma akambaza izina ry'umwami cyangwa se agahungira kuri Kristo. Ariko ikibazo ari kwibaza nyine yamaze kuvuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Mu yandi magambo, uwizera Kristo wese ntago azarimbuka, nk'uko Abaroma 8 umurongo wa 1 avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Noneho ngo haba umugiriki haba n'umuyuda, avuga ngo uwo waba uri we wese uburyo bwo gukizwa ni bimwe, kuko umwami umwe ari we mwami wa bose. Ntago abanyarwanda bafite ukuntu bazakizwa ngo abarundi bagire ukwabo bazakizwa, n'abaganda ukwabo, n'abanyamerika ukwabo. Oya, twese dukizwa mu buryo bumwe, ngo uwambaye izina ry'umwami wese arakizwa, kandi uwo mwami nta wundi ni Kristo. Noneho ahita yibaza ngo none se bamwambaza bate bataramwizera? Ni gute nyine wavuga ngo urambaza Kristo ngo gukize utarizera ko afite ubushobozi bwo kugukiza? Ahubwo se wamwizera ute utaramwumva? Wamwizera ute utaramwumva? Kuko wizera ibyo wamenye, wizera ibyo wumvise, wizera ubutumwa bwiza kuko wabwumvise. Kandi se wabwumva ute utarabwirizwa? Nicyo kibazo cya Pawulo. Kandi ngo uwabwiriza abwiriza ate ntawamutumye? Niyo mpamvu Imana yohereza umuntu wese yamaze gukizwa kugira ngo ajye kuba intumwa yayo. Kuba intumwa ntabwo mvuga mu buryo bw'intumwa 12 cyangwa se mu buryo bwa Pawulo, ahubwo navuga mu buryo bwo kujyana message, bwo kujyana ubutumwa. Ngo mbega uburyo, nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Iri jambo ubutumwa bwiza cyangwa se mu Rugiriki evangelion risobanura ngo ni amakuru meza, inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo mu bihe bya kera imijyi myinshi yabaga ifite inkuta izengurutswe n'inkuta, kandi mu bihe bya kera ubwami bwajyaga butera ubundi, ishyanga rigatera irindi, bakarwana. Bamara kurwana, abatsinzwe bakajya kubona bakabona ababatsinze bahingutse ku nkuta z'umujyi wabo, baje kwigarurira igihugu cyabo, kuko babaga barwaniye hanze y'umujyi, barwaniye hanze y'igihugu. Hanyuma abatsinzwe bakajya kubona bakabona, abaturage bakajya kubona bakabona ingabo z'ikindi gihugu zinjiye mu gihugu cyabo, zije nabo kubafata ngo bajye kubacakara mu gihugu cyabatsinze. Rero akenshi iyo ibihugu byarwanaga, hari abantu babaga bahagaze ku nkike cyangwa se ku nkuta, bategereje kureba ubutumwa ari buturuke ku rugamba, buturuke mu rugerero. Iyo babonaga umuntu aje wenda yishimye azunguza ibendera agira ate, bamenyaga yuko azanye ubutumwa bwiza, evangelion. Ni ukuvuga ngo yabaga azanye evangelion, evangile cyangwa se gospel, ubutumwa bwiza. Yabaga azanye ubutumwa bwiza kuko aje yishimye, avuga ati ku rugamba twatsinze, ubu ngubu mu kanya abasirikare bacu bari baje bazanye iminyago, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo babonaga umuntu aje wenda yacitse intege, atavuga, agahinda kamwisha, bamenyaga yuko batsinzwe, ari uje kuvuga yuko batsinzwe, ndetse mu kanya baraza wenda gufatwa. Rero ubutumwa bwiza ni uko nabwo bumeze, ngo ibirenge by'ubuzanye biba ari byiza, ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ni ikintu gikwiriye kwakirwa. Yesu rimwe yabwiye abigishwa be ari kubatuma ari 70, aravuga ngo mu mujyi muzajya mwinjiramo bakabakira, ngo mujye mubabwira ko bari amahoro. Ngo ariko abazanga kubakira ngo muzakungute ngo n'umukungu wo mu nkweto zanyu. Bene magambo, abo ngabo bazaba bafite ibyago kubera ko banze kwakira inkuru nziza. Arangije ku murongo wa 16, gucyakora bumvise ubutumwa bwiza bose siko babwumviye, nkuko Yesaya yibajije muri Yesaya 53 ngo mwami ninde uzi ubutumwa bwacu. Ntago rero abumvise ubutumwa bwiza bose ariko babwizera, ariko bukwiriye kubwirwa bose. Niba ngo Yesaya nawe yarabizi neza yuko umunsi Kristo azaza abantu bose batazigera bakira inkuru nziza. Hari abantu n'uyu munsi bumva ubutumwa bwiza bakinangira, hari abantu n'uyu munsi nanjye ubundi kuvuga bari bubyumva akavuga ati ibingibi ntabwo nge bindeba. Niko bigenda, niko Imana yabigennye kuva kera kose. Bamwe bazabyumva babyezere, abandi babyumve babijugunye. Ariko ndashaka ko dutira ku mirongo 17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo. Kwizera guheshwa no kumva. Mene magambo, buri gihe umuntu akwiriye kumva ubutumwa bwiza kugira ngo abashe kwizera. Ntabwo kwizera ari ibintu umuntu avukana, ntabwo umuntu avuka akijijwe. Hari abantu bazi ngo ko bavukiye mu miryango y'abantu basenga ngo ubwo bavutse bakijijwe. Ntabwo bibaho. Umuntu aheshwa kwizera nuko yumvise ijambo ry'Imana. Aheshwa kwizera nuko hari aho yahuriye naryo. Ushobora kutaryumva ari audible, ari amagambo, ariko ukarisoma ahantu, ariko byanze kunze ugomba guhura naryo. Ugomba guhura n'ijambo ry'ubutumwa bwiza kugira ngo ubashe kwizera.
rero mu buryo Imana yagennye ko agakiza kagera ku bantu harimo ubu buryo bwo gucommunicating bwo gushyikirizwa inkuru nziza n'undi muntu. Ikindi navuga nuko ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bose. Icyo ni icya kabiri, nuko ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bose. Ntago iyo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza, ntago iyo ndi kubwiriza mvuga ngo urase uwatoranyijwe n'inde ngo ari mbwiriza. Oya, nta marike iba ari ku ruhanga cyangwa se ku mubiri. Oya, ahubwo ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bose, muri bo ab'Imana ibihaye bakabyizera. Ubutumwa bwiza rero ni inkuru ibwirwa ab'isi bose. Niyo mpamvu Matayo 28 umurongo wa 18 Yesu avuga ngo, hano mfite Bibiliya y'Icyongereza ariko ndabigerageza kubihindura. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I'm with you always to the end of the age. Avuga ngo Yesu arabwira ngo Yesu arabwira ngo ntawe utware mu isi no mu ijuru, ngo nimugende rero muhindure abantu bose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data na Mwana na Mwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'ibihe. Bivuga ngo Kristo yamaraga kuzuka, amaze gukora wa murimo twavuze mu gice cya kabiri wo gucungura, wo kuba impongano y'ibyaha, amaze kuvuga yuko atsinze urupfu, amaze kuvuga yuko atsinze urubanza rw'iteka, amaze kuvuga ko atsinze icyaha, amaze kuvuga ko atsinze urubanza amategeko yari yadushyizeho. Inkuru yahise aza gutangariza abantu, nk'uko nabwiye umuntu avuga ku rugamba aje gutangaza inkuru yuko urugamba rwatsinze cyangwa se rwatsinzwe. Yesu nawe inkuru yahise aza gutangaza nuko ngo nimugende, ubu nahawe ubutware mu isi no mu ijuru, ngaho nimugende mubwire abantu bose, mubwire abantu bose inkuru nziza, mubamenyeshe yuko ubu ngubu ibyaha byabo byababariwe, mubamenyeshe yuko ubu ngubu urupfu rwambuye imbaraga, mubamenyeshe yuko ubu ngubu abantu bashobora guhabwa ubugingo buhoraho, mubamenyeshe yuko uri bwizere umwana w'Imana wese afite umugabane mu ijuru. Bavandimwe, ibintu birantangaza ukuntu abantu babitashije agaciro, aho abantu benshi bavuga ngo nababwiriza ubutumwa bwiza. Ugasanga umuntu ari kuri televiziyo, ari kuri radio, ari hehe ntumbaze ku mavideo ngo ari kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko akirirwa avuga ubusa. Ugasanga umuntu ahagaze hariya ari kubwira abantu ngo uburyo abasetsa, ngo batera blague, undi arababwira ngo uburyo ngo abanzi babo ngo bagiye gupfa, abandi akababwira ngo uburyo ngo Imana ngo igiye kuzamura kujyana muri Amerika. Ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo ari ubutumwa bwiza. Abandi ugasanga ari kubabwira ngo akira ngo ibyawe, nyine ibintu biri aho bipfuye. Abandi ugasanga ari kubabwira iby'ibiryo ngo ndetse ngo n'ibyo ngo kurinda ubuzima bwa hano ku mubiri. Ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni umurimo Kristo yakoze kuza kubwira abantu, ni ukuza kubamenyesha yuko urubanza rwari rubariho rwabavuyeho, ni ukubamenyesha yuko Kristo ari we mwami w'isi n'ijuru, kandi yuko yatsinze urupfu na kuzimu, ni ukubamenyesha yuko ari ufite imfunguzo za byose, ni ukubamenyesha yuko umwizeye akurwaho urubanza rw'ibyaha. Ibintu birakomeye kubera yuko niyo pfundo. Nubwira abantu ubutumwa butari bwo, abantu nibumva ubutumwa butari bwo bazayoba. Paul mu Galatiya igice cya 6 atangira abwira Abagalatiya ngo ntangajwe cyane n'ukuntu ngo mwimwe vuba. Abagalatiya igice cya 1:6 ngo mwimwe vuba, ngo uwabahamagare guhabwa ubuntu bwa Kristo mugahindukirira ubundi butumwa, ngo nyamara si ubundi butumwa ahubwo ni ikindi. Ngo Paul yababwirije ubutumwa bwiza, ababwira uburyo Imana ihindura abantu abakiranutsi kubw'urupfu rwa Kristo, ababwira uburyo Imana ibabarira abantu ibyaha kubw'urupfu rwa Kristo. Bavandimwe, nta kindi ubutumwa bwiza buvuga. Buvuga ibyo Kristo, buvuga ko Kristo ari we, ko ari umwana w'Imana, bukavuga ndetse n'umurimo yakoze wo kuducungura, bukavuga ko n'uwizeye ahabwa ubugingo buhoraho, hanyuma uwubyizeye koko bikamubaho. Rero aravuga ngo natangajwe n'ukuntu namaze kubabwira ubutumwa bwiza mwebwe abantu b'i Galatiya, nkamara kubabwira uburyo Imana yatanze Kristo kugira ngo apfire ibyaha byanyu, mukabyizera. None nyuma hakaza abandi bantu babwira ngo ubwo ntabwo mukijijwe kubera ko mutubahiriza amategeko ya Mose ngo munakebwe, mwarangiza nabyo mukabyizera, mukabangikanya inkuru ebyiri zitandukanye zihabanye. Ngira nababwiye yuko Imana yadukijije ku buntu bwayo, none haje abandi babwira ko igomba kubakirisha amategeko, none byose mwarabyemeye. Ubwo se ntimuri abasazi? Na n'uyu munsi rero niko bimeze. Abantu bavanga inkuru, umuntu agira ngo ibintu byose avuze agira ngo bibaye ubutumwa bwiza.
ibintu byose avuze akagira ngo bibaye ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ari uko bimeze. Hari ubutumwa bwiza bwa Kristo bukiza umuntu bumukura mu rupfu, aribwo Paul avuga ngo ntabwo nterwa isoni mu Baroma igice cya 16 ngo ntabwo nterwa isoni n'ubutumwa bwiza bwa Kristo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa kuva ku mubiri kugeza ku mugiriki. Ubwo nibwo budatera isoni, naho ibindi byose abantu bavuga byo biteye isoni. Nimba inkuru umuntu yakubwiye, nimba ubutumwa bwiza ubwirwa, nimba ubutumwa bwiza abantu bakubwiriza, utaza ngo ubwirize umuntu aryamye ku gitanda abura isaha ebyiri ngo apfe, arwaye kanseri bamubwiye ko mu masaha 2 arapfa, ngo uze umubwirize bumufashe, ngo ubwo butumwa ube ndetse wagenda ukanabubwira Bill Gates yicaye mu biro bye, ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza urinda guhindura bitewe n'abantu ugezemo, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Kristo buba ari bumwe kuri Bill Gates uri mu biro bye ufite za miliyari, bukaba ari bumwe ku mukecuru uryamye ku gitanda ugiye gupfa, kuko bose bahuriye kuri ikintu kimwe, yuko ari abanyabyaha kandi bakwiriye gukira urupfu rw'iteka. Ubutumwa bwiza rero, iyi niba atari uko bumeze, niba budafite iyo shape, niba budafite iyo shusho yo kuba bwabwirizwa abantu bose kandi bukaba bwabakiza ikintu kimwe, niba butadressinga, niba butavuga ku kibazo cy'umuntu, ikibazo nyamukuru umuntu afite cy'uko ari umunyabyaha kandi akaba azahagarara imbere y'Imana ishobora byose, kandi Imana ica urubanza, ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ndagira ngo rero mbibutse yuko kwizera kuzanwa no kumva, niyo mpamvu habaho guhamagara k'ubutumwa bwiza. Paul mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa kabiri umurongo wa guhera kwa 18 mbere yenda kuri 19 kamere kuri 18 Bibiliya y'Icyongereza nanone handitse ngo all this is from God who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore we are ambassadors to Christ, and God making his appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God for our sake. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Working with him then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. Nibango Paul ahera ku murongo wa 18 urwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto igice cya 5 aravuga ngo ibi byose bituruka ku Mana, ngo yiyunze natwe ku bwa Kristo, yarangiza ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Nibango ngo Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iyo niyo nkuru. Ubwo kuko niko guhamagara k'ubutumwa bwiza. Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, twarabanzi b'Imana kubw'ibyaha byacu, none Imana yatanze Kristo kugira ngo ahinduke wo kutwunga n'Imana. None ngo irangije imaze kutwiyunga natwe, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Nivuga ngo umurimo w'ubwiyunge, nkuko abanyarwanda tubizi, ubwiyunge buba hagati y'abantu babiri bafite ibibazo. Ntabwo bavuga ngo uri kunga abantu b'inshuti, wabungamo iki se? Nivuga ngo uyunga abantu kuko bafitanye ibibazo, bafite icyo bapfuye. Imana natwe rero harimo urwangano kubera yuko twe twakoze ibyaha tukitandukanya nayo. Nuko rero Imana izana message cyangwa se ubutumwa bwo kuyunga natwe ibikoresheje Kristo. Murongo wa 10 aravuga ngo Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Mu magambo, muri Kristo ni Imana yiyungiye n'abari mu isi. Muri Kristo ni Imana yafashe bya byaha byacu ibimushyiraho kugira ngo twege bitazatujyaho, bityo urwangano rwari hagati yacu n'Imana rubaruvuyeho. Kubera yuko kugira ngo abantu biyunge bisaba yuko icyo bapfaga banza bakakivanamo hagati yabo. Natwe rero kuko icyo twapfaga n'Imana ari ibyaha twishyizeho, ari urubanza rw'ibyaha byacu, Kristo nirwo yishyizeho kugira ngo noneho tubashe kungwa n'Imana. Ngo kandi Imana igiye yungaga natwe ntiyabaye ikitubaraho ibicumuro byacu. Bari magambo ntiyabaye ikitubara nk'abanyabyaha, nkuko nabivuze muri audio ya mbere ishize. Nuko rero ubwo butumwa ngo nibwo Imana yaduhaye kugira ngo tujye kugungisha n'abandi. Bari magambo umaze kwiyunga nayo ahita ajya kubibwira abandi nawe, ajya kubabwira yuko yiyunze n'Imana kugira ngo nabo biyunge nayo. Ngo ndetse bisa nkaho Imana iri kubingingira muri twe. Uko niko guhamagara k'ubutumwa bwiza. N'uburyo Imana yingingira abantu mu bandi, n'uburyo Imana iri kubingingira muri nge kugira ngo mwiyunge nayo. Wa murimo wa Kristo nta wundi buryo ugera ku bantu. Wa murimo Kristo yakoze wo kutwunga n'Imana, Imana ibingingira muri nge kugira ngo noneho mwiyunge nayo, kuko nge namaze kwiyunga nayo. Nawe umaze kwiyunga nayo irakubwira ngo noneho yingingira abandi ndi muri wowe, ikabwira ngo ngwino, ikabwira ngo nimuze namwe mwakire.
ngo mwakire ngo amazi meza, ngo mwakire ngo divayi, ngo mwakire ibyo kurya mutaguze ku buntu. Bavuga ngo nuko rero turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, we are ambassadors for Christ. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo ndetse bisa nk'aho Imana ibingingira muri twe, ngaho nimwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bene magambo, uko Kristo Imana yamugize icyaha nibyo bituma dufite uburenganzira noneho bwo kwiyunga nayo, kubera yuko urwangano rwari hagati yacu nayo rwakuweho nawe. Uko niko guhamagara k'ubutumwa bwiza bavandimwe. None Paul ahita avuga ku murongo wa mbere igice cya 6 ngo nuko rero ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo ubwo buntu mutabuherwa ubusa. Bavandimwe, umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza akabwanga, umuntu wese wakiriye inkuru y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana akabwanga, azabizira. Umwanditsi w'Abahebureyi yavuze ngo ubwo ijambo ryatanzwe n'abamarayika ngo rigashyikirizwa abantu, bavugaga amategeko ya Mose, ubwo uwarisuzuguraga yitwaga, habonetse ngo bahamya 2 cyangwa 3, ngo none muratekereza yuko uzasuzugura agakiza gakomeye gatya katangajwe na Kristo agashyikiriza intumwa ze, wo bizagenda bite? Niba amategeko ya Mose umuntu warangaga kuyumvira yaraterwaga amabuye agapfa, mutekereza ko uzanga ubutumwa bwiza wo bizagenda bite? Kandi amategeko yarahawe umuntu akaba ari we muhuza wayo, none ubutumwa bwiza bwahawe Imana ubwayo ikambara umubiri ikabwizanira, mutekereza ko uzabwanga bizagenda bite? Niyo mpamvu rero tubinginga kugira ngo umuntu wumve ubutumwa adaherwa ubuntu bw'Imana ubusa, wumve ubutumwa bw'uburyo Imana yunze n'abantu muri Kristo, adaherwa ubuntu gupfa ubusa. Rero icyo nashaka ko dufokasingaho cyane cyangwa se tuvugaho cyane ni iki kintu cy'uburyo Imana ihamagara abantu kugira ngo baze bakire ubutumwa bwiza. Imana ihamagara abantu bose aho bari hose. Niko Paul abwiye abantu mu byakozwe n'intumwa, aho yari asanze muri Atenayi, ariko abwira ngo Imana ihamagarira abantu bose aho bari hose ngo kwihana, uko yashyizeho umunsi izaciraho amateka abantu muri Kristo. Paul igihe yari ari muri Atenayi, ngo amaze kubona ibigirwamana byaho, hanyuma ngo agatangira kubabwira nyine uburyo Imana y'ukuri idakenera insengero zo kubamo zubatswe n'abantu, ndetse idakenera gukorerwa n'abantu nk'uko ibigirwamana byabo babikorera. Atangira kubabwira yuko ngo ibyo bihe by'ubujiji bari barimo byo gusenga ibigirwamana, ibyo bihe abantu barimo byo kwirukanka inyuma y'amadini apfuye ababeshya ibinyoma, bamwe bakakubwira ngo zana ngo ibi ngibi Imana inagukorera ibi, barakubwira ngo genda ngo umusozi ngo umare iminsi ingahe ngo Imana inakora ibi, abandi bakakubwira ngo izirike kuri aya mabwiriza y'idini ryacu ngo Imana izagukorera ibi, ngo Imana izagukiza. Ubwo bujiji bwose ngo Imana yarabwirengagije, ngo icyo gihe cyo kujijwa, icyo gihe umuntu atarazi ibyo arimo, ngo Imana yarakirengagije. Ariko ngo irahamagarira abantu bose ahariho hose kwihana, ngo kuko yashyizeho umunsi izaciraho amateka muri Kristo, uwo yashyizeho. Kwihana nabivuzeho muri video, muri audio yabanje. Kwihana icyo ari cyo, kwihana ni uguhindukira, ni ukumenya kuri uri mu nzira y'ubuyobe ugahindukirira Kristo. Ntago ari ugupfukama ngo ubwe ngo Mana mbabarira nabeye, ko ntago ari kwihana. Kwihana ni uguhindukirira Kristo uvuye mu byo wari urimo, haba mu bujiji wari urimo, haba mu byaha wari urimo, haba ndetse no mu kwigomeka, ndetse no kwihimbira gukiranuka kwawe, nabyo ubwabyo ni icyaha. Kwibwira yuko imirimo yawe izagukiza, nabyo ubwabyo ni icyaha cyakurimbuza. Ibyo rero byose kwihana no guhindukira. Nuko ngo ibyo bihe by'ubujiji byose Imana yarabyirengagije, hanyuma irahamagarira abantu bose ku isi hose, irategeka abantu bose. Ntago Imana yinginga. Njya numva navuga ngo Yesu ngo ari gukomanga ku mutima wawe. Bavandimwe, ntago Yesu ajya komanga ku mutima wawe ngo arakomanga ngo ari kwinginga ngo ari kukwinginga ngo mureke ngo yinjire. Oya, cya cyanditswe cyo mu byahishuwe ntago kivuga Yesu akomanga ku mutima w'umuntu, ahubwo kivuga Yesu abwira itorero, akomanga ku itorero, ku muryango w'itorero, aribwira yuko bagomba kureka inzira zabo. Abo ni abakijwe yabwiraga. Ariko abandi bo arategeka, arabwira ngo hindukira, ngwino unsange. Niba utabyemeye ni ibibazo byawe, ni wowe nyine wirahuriye umuriro. Rero niba wumva ubutumwa, ntutekereze yuko uzabanza ukarota yuko nawe uri mu batoranyijwe kugira ngo ubashe gukizwa. Ntuzatekereze yuko uzabanza noneho ukabona igitangaza ngo ngo ariko se barako batubwiriza ariko ntibakore ibitangaza.
Yesu yaravuze ngo abantu b'igihe cya none buzuye ubusambanyi ngo bashaka ibitangaza, ngo bashaka ibimenyetso, ngo ariko nta kindi kimenyetso bazabona uretse ikimenyetso cya Yona. Ngo nk'uko Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'isi, ngo niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 mu nda y'isi kugira ngo abamwizeye bakizwe nawe. Ni ukuvuga ngo nta kindi kimenyetso dukeneye uretse cy'uko Kristo yapfuye akaba mu mva iminsi 3 yarangiza akazuka. Icyo nicyo kimenyetso cyonyine ukeneye kugira ngo umwizere. Naho nutegereza ngo abakukorera ibitangaza ngo batuye amafaranga, ibyo n'abamajisiye barabikora. Nutegereza ngo bahagurishije ibimuga n'abapfumu barabikora. Nta kindi gitangazo cyegereje uretse cy'umwana w'Imana wavuye mu rupfu akazuka akambara umubiri, abamubonye yapfuye bakongera kumubona ari muzima. Wakwizera ibyo yakoze ugahabwa ubugingo kubwe. Uko rero niko guhamagara k'ubutumwa bwiza bavandimwe, uko niko intama zihamagarwa, uko niko abari mu isi bose bahamagarwa, kugira ngo baze bizere umwana w'Imana, baze bahindukirire we, bamushyiremo ibyiringiro byabo, bareke inzira zabo z'ubugoryi, bareke idini ryabo bihimbiye, bareke imirimo yabo bihimbiye, bareke ndetse no kwanga Imana mu mitima yabo, ahubwo bahindukirire umwana wayo, bikubite ku birenge bye. Zaburi ya 2 iravuga ngo musome urya mwana, ngo kuko uburakari bwe nibukongezwa ntabwo muzigera mubukira. Zaburi ya 2 ijambo ry'Imana rirantangaza. Ntago ribwira abantu yuko Kristo abinginga, ahubwo twebwe nitwe tubinginga, nyamara Kristo arabategeka kuko twe turi abantu bagenzi banyu. Ngo kiss the son lest he be angry and you perish in your way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are those who take refuge in him. Ngo musome urya mwana hatatarakara, ngo mugapfira mu nzira yanyu, ngo kuko umujinya wiwe ushobora kwaka mu kanya gato. Ngo hahirwa abamushyiramo ibyiringiro, hahirwa abahindukira bakamenya ko ari abanyabyaha, bakamenya yuko bayobye, bakamenya yuko bari mu byaha, bakamenya yuko nta murimo n'umwe mwiza bafite present imbere y'Imana, bakamenya yuko nta cyiza na kimwe bafite cyabakiza imbere y'Imana. Barangiza bagahindukira umwana w'Imana wishyizeho byose, wavuze ngo dore byose birarangiye, bakizera igitambo cye, barangiza bagakizwa n'icyo gitambo cye cyonyine, bakiringira ubuntu bwe, bagakizwa nabwo bwonyine. Abo ngabo nibo bahiriwe. Rero nagira ngo uyu munsi nawe utekereze nimba uri muri abo ngabo bari guhamagarwa, kugira ngo umenye nimba nawe uri mu bafite ubugingo, umenye nimba nawe uri mu bo Imana yiyunze nabo muri Kristo. Ntago bisaba amashuri wize cyangwa se akazi ukora cyangwa se ubundi bushobozi ufite, nta zindi mbaraga, nta kiguzi gihari, ni ukwiringira ibyo Kristo yakoze, kuko ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo, kandi ngo uwambaza izina ry'umwami wese azakizwa. Imana ibahe umugisha.